mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. abakire ntibakorera amafaranga arabakorera. Mu gice cyabanje twasize Robert na Mike bamaze kwemererwa na se ukize kubigisha uko baba abakire, maze nabo bakamukorera. Twasize Mike na Robert bombi biyemeje gukorera se ukize, akabigisha akanabahemba $1 mu masaha 10 cyangwa se amasenti 10 ku isaha nk'uko byumvikana. Mu gice cya gatatu Robert atangira agira ati, saa 3 zuzuye twari dutangiye akazi. Martine yarahageze atangira kudukoresha. Yari umugore w'umugwaneza kandi witonda. Yakundaga kutubwira ko njye na Mike tumwibutsa abana be 2 b'abahungu bari mu kigero nk'icyacu. Nubwo yitondaga ariko yakundaga gukora cyane no guhora atera imbere. Twamaze amasaha 3 dupanga ibicuruzwa muri etajeri, tukabihanagura neza tukongera tukabipanga. Kari akazi gateye ubutepe. Twumvaga twarambiwe. Ise wa Mike ariwe nita data ukize, yari afite bene amaduka yakusanyirizwagamo ibicuruzwa agera ku 9. Niho abantu baguriraga ibintu birimo amata, imigati, amavuta y'inka n'ibindi. Ikibazo gikomeye nuko muri icyo gihe Hawaii yari itaratera imbere. Nta muntu wawo wakoreshaga bya byuma bizana umuyaga mu nzu. Byatumaga amadirishya n'inzugi byose bihora bifunguye ngo umuyaga winjiremo. Byatumaga buri kanya ivumbi ritubana ryinshi mu nzu. Twahise twumva ko dufite akazi kenshi kandi gahoraho mu gihe cyose nta byuma byinjiza umuyaga bihari. Twakoraga amasaha 3 tugataha saa 6. Nyuma y'ibyumweru 3 twatanze raporo kwa Martine. Iyo twarangizaga akazi yaduhembaga amasenti cyangwa se ibice $30 ku masaha 3 twabaga dukoze. Muri icyo gihe nta bintu byinshi yari kugura, kuko agatabo k'abana ko gusoma kamwe kagurwaga amasenti 10. Njyewe ayo bampembaga yose nayamariraga kuri utwo dutabo. Mu cyumweru cya 4 byageze ku wa 4 nafashe icyemezo cyo kubivamo. Naribwiye nti naje muri aka kazi nshaka ko se wa Mike anyigisha kuba umukire, ariko ndabona byararangiye mbaye umucakara kubera amasenti 10 ku isaha. Ikibabaje kurushaho ni uko ntigeze nongera kubona se wa Mike kuva umunsi yaduhereyeho akazi, kandi ariwe nari nzi ko azatwigisha. Nabwiye Mike ubwo twari tuvuye ku ishuri ngiye kubivamo. Ishuri rirandambira, none n'umunsi w'ikiruhuko nakabaye nkoresha nidagadura umbereye ubu bucakara kubera amasenti 30. Icyo gihe Mike yarasetse aratembagara. Ndamubaza nti uraseka iki? Namubajije ndakaye. Ati papa yambwiye ko ibi bishobora kubaho. Yarambwiye ngo nibibaho ukumva ushaka kubivamo uzagende mubonane. Ndamubaza nti ngo iki? Yararindiriye ko bindambira bene aka kageni. Aransubiza ati ni ibintu nk'ibyo. Ati buriya rero papa ateye ukwe. Ntabwo yigisha nka papa wawe cyangwa mama wawe, gusa yigisha byinshi. Ni umuntu utuje kandi uvuga make rwose. Ubwo rero rindira ku wa 6 ndamusaba muzaganire. Ndamubaza nti ushaka kuvuga ko ari nk'umutego yanteze rero? Ati oya, si agatego ariko nabyo byashoboka. Tegereza ku wa 6 azagusobanurira. Nategereje ko ku wa 6 hagera. Numvaga niteguye kubonana na se wa Mike.
icyo gihe na papa wanjye ubwo yari yarakariye se wa Mike. Papa wanjye niwe nita data ukennye. Yatekereje ko data ukize ari gonyora uburenganzira bw'umwana, akamukoresha imirimo y'agatonambwene, kandi ko agomba gukurikiranwa hakurikijwe amategeko. Data ukennye ariko wize cyane yarambwiye ngo nzamusabe ibyo nkwiriye, byibuze ajya mpemba amasenti 25 ku isaha. Anansaba ko nibatemera kuyampemba nzahita mbivamo. Ati n'ubundi rega ntabwo ukeneye bene aka kazi k'agatonambwene. Data ukennye yabivuze arakaye cyane. Kuwa gatandatu saa 2 zuzuye nari ngeze iwabo wa Mike. Se wa Mike niwe wankinguriye. Arambwira ati fata agatebe wicare utegerereze ku murongo nk'abandi. Yinjiye mu cyumba gitakoreramo cyegeranye n'icyumba cyo kuraramo. Narebye hose ariko sinabona Mike. Numvise binshanze ariko nicara nkurikiranye na bagore babiri nari narahasanze ku munsi wa mbere, n'ubundi bari bahazindukiye. Barasetse. Hashize akanya barinjira. Barangije barasohoka baragenda. Nakomeje gutegereza indi minota 45 irashira. Wa mugabo ucunga irindi duka nawe yaraje arinjira, nawe arahansigara agenda. Nagumye aho njyenyine ariko mfite ubwoba kuko aho nari nicaye hatabonaga neza. Icyumba cyarimo umwijima. Nkibwira nti ubu ntegereje kuvugana n'umugabo wiyemeje kungira umucakara yirengagije amategeko arengera abana koko. Nakomezaga kumwumva yikoza hirya no hino muri icyo cyumba yakoreragamo, anavugira kuri telefone bisa nkaho yanyirengagije. Numvaga nanjye namureka nkigendera, ariko mpitamo kumurindira kubw'impamvu runaka. Nyuma y'indi minota 15 ubwo saa 3 zari zuzuye neza, data ukize yarasohotse ntiyagira icyo ambwira, ahubwo akoresha intoki ndembuza ngo ninjire. Maze kwinjira nibwo yambajije ati ndabizi urashaka ko tukongeza amafaranga cyangwa urashaka kubivamo. Yabivugaga 10 intebe yari yicayeho yegeze imbere. Namusubije mbabaye ndetse ndira nti ntabwo uri kubariza ibyo twasezeranye, kandi njye byangoye kubyakira. Wambwiye ko uzanyigisha uko naba umukire ningukorera. Naragukoreye kandi narakoze cyane rwose. Naretse imikino nakinaga buri wa gatandatu kugira ngo ngukorere, ariko we ntiwakoze ibyo wansezeranije. Ntiwanyigishije uko naba umukire. Bigaragara ko wikunda utari inyangamugayo nk'uko n'abandi bantu babivuga. Ushaka kwinjiza amafaranga menshi ariko ntiwite ku bakozi bawe. Reba nk'ukuntu wanyirengagije hariya hanze. Ntutume ninjira ngo tuvugane kandi wari wambonye. Nibyo ndi umwana muto ariko nanjye nkeneye kubahwa. Data ukize yongeye gucuma intebe ye, noneho ahuza ibiganza yifata ku kananwa nk'uwumiwe. Ati ntabwo bintunguye kandi si bibi. Mu gihe kidashyitse ukwezi uravuga nka benshi mu bakozi banjye. Akivuga nahise muca mu ijambo ndamubaza nti ngo iki? Sinumvaga ibyo avuze. N'umujinya mwinshi ndakomeza ndamubwira nti njye nari nzi kuzaza ukubahiriza amasezerano ukanyigisha uko naba umukire, ariko ndabona ahubwo ushaka kunkorera iyicarubozo. Ibyo rero ni ukurengera. Data ukize ansubiza yitonze ati ariko rero ndi kukwigisha. N'umujinya mwinshi ndamubaza nti ni iki wanyigishije? Ntacyo. Nta nubwo wigeze umvugisha kuva wa munsi dusezerana ko uzanyigisha ningukorera. Ndakomeza nti amasenti 10 ku isaha koko? Ngomba kubimenyesha inzego za leta. Dufite itegeko ribuza abantu gukoresha abana imirimo y'agatonambwene. Ibyo ntubizi? Ntuzi ko data akorera leta? Data ukize ati wow, neza neza uravuga nk'abandi bantu bagiye bankorera. Barimo abo nirukanye n'abandi babivuyemo bakigendera. Ndamubaza nti none se urambwira iki? Niko namubajije niyumva nk'umwana muto ari kuza ubwenge.
warambeshye, naragukoreye ariko wowe ntiwubahirije ibyo twasezeranye, ntiwanyigishije n'ikintu na kimwe. Ubwirwa n'iki ko nta kintu na kimwe nakwigishije? Niko yahise ambaza yiturije. Ndamusubiza nti, reba ntiwigeze umvugisha na rimwe mu byumweru 3 maze ngukorera. Arambaza ati, none se kwigisha bisobanura kuvuga? Ndamusubiza nti, cyane rwose. Nawe ati, uko niko bakwigisha ku ishuri, ariko rero siko ubuzima bwigisha. Kandi njye nahamya ko ubuzima ari bwo mwarimu mwiza urusha abandi barimu. Akenshi na kenshi ubuzima ntibuvuga, icyo bukora gusa ni ukugusunikira hirya no hino. Uko bugusunitse bukaba bukubwiye ikintu. Hari ikintu nshaka ko wiga. Mu mutima ndibaza nti, ni ibiki mu by'ukuri uyu mugabo ari kumbwira? Ngo iyo ubuzima bunsunitse hirya no hino ngo buba bumbwiye? Nibyo koko ngomba kureka aka kazi. Nakomeje kuvugana n'umuntu utazi uko ibintu bikora. Ati, niwiga neza amasomo y'ubuzima uzakora neza kandi uzabaho neza, ariko nutayiga ubuzima buzakomeza bugusiragize hirya no hino. Buri gihe abantu bahitamo mu bintu bibiri. Bamwe bemerera ubuzima bugakomeza kubasiragiza hirya no hino, abandi bararakara nabo bakabusunika, ariko baba basunika abakoresha babo cyangwa se akazi kabo cyangwa abagabo cyangwa abagore babo. Ntabwo baba bazi ko ari ubuzima bari gusunika. Ntababeshye sinumvaga ibyo ari kumbwira. Ati, ubuzima budusunikira hirya no hino twese. Bamwe bararambirwa bakabivamo, abandi barakomeza bagahatana. Bamwe biga isomo bagakomeza neza. Bemerera ubuzima ko bubasiragiza hirya no hino. Abo ni bake cyane. Bivuze ko icyo baba bashaka ari ukwiga isomo. Bariga ubuzima bugakomeza. Abenshi bararambirwa bakabivamo, ariko bake cyane barakomeza bagahatana. Data ukize yarahugurutse anyeganyeza idirishya ryari rishaje, ryari rikeneye kuvugururwa. Maze ati, iri somo nuryiga uzakura uri umunyabwenge, umukire kandi ubeho wishimye, ariko kandi nutaryiga uzarinda usaza winubira ubuzima, akazi, umushahara muke, umukoresha wawe, bose ubagerekaho ibibazo byawe byose. Yarahindukiye arandeba, areba niba nkimuteze amatwi, maze duhuza amaso. Twembi twabaye nk'abashatse guseka, bigaragara ko buri wese hari icyo yashakaga kubwira undi ariko atavuze. Hashize akanya ndeba hasi maze kumva neza icyo ashaka kumbwira. Numvise ko avuga ukuri, ndi mbona mwinubira kandi naramusabye ko anyigisha uko naba umukire. Bisa nkaho ndi kumurwanya. Arakomeza ati, cyangwa se niba uri mu cyiciro cy'abanebwe ujye ubivamo igihe cyose ubuzima bugusunitse hirya no hino. Niba ari uko ushaka kumera, uzabaho ubuzima bworoshye butemera ibigoye. Uzabaho ntacyo ukora, ahubwo uhora utegereje ibitabaho. Uzarinda usazira mu buzima budafite intambwe bwateye. Ndakubwiza ukuri, ubu hari inshuti ufite zigukundira ko uri umwana mwiza ukora cyane. Nyamara ukuri ni uko wemera ubuzima bukagusiragiza hirya no hino. Mu mutima wawe utinya gufata inshingano no kwiyemeza gukora, nubwo waba utazi neza kuzunguka. Tubyita risk taking. Ushaka gutsinda, ariko ubwoba bwo kubura n'ibyo wari ufite buganza ibyishimo wagira uramutse utsinze. Mu mutima wawe, wowe kandi wowe wenyine uzi neza ko utiteguye gukora ibisabwa ngo utsinde. Ushaka inka, ariko ntushaka kuryama nkayo. Usa nk'ushaka iby'ubuntu. Muri ako kanya twongera kurebana duhuza amaso. Ndamubaza nti, noneho wahoze unkoza hirya unkoza hino nawe? Ati, hari ababivuga batyo. Abivuga yisekera. Njye navuga ko nari ndimo kushyira ku munzani w'ubuzima.
ndamubaza nti none se umunzani w'ubuzima ni uwuhe? Namubajije ndakaye n'ubundi ariko noneho niteguye kwiga. Arambwira ati umva, ni mwebwe mwansanze bwa mbere munsaba kubigisha uko abakire babona amafaranga. Njye ubu tuvugana mfite abakozi barenga 150. Muri abo bose nta n'umwe wigeze ambaza icyo nzi ku mikorere y'amafaranga. Baza bansaba akazi n'umushahara ariko ntabwo bansaba kubigisha imikorere y'amafaranga. Bose mu buryo batazi biyemeza kumara ubuzima bwabo bwose bakorera ikintu badasobanukiwe, batanazi imikorere yacyo. Akivuga ibyo noneho numvise nishimye, nicara ntuje ntega amatwi cyane. Arakomeza ati ubwo Mike yambwiraga ko mushaka kwiga uko mwaba bakire no gusobanukirwa imikorere y'amafaranga, njye naricaye mbategurira isomo rimeze nk'amasomo y'ubuzima. Nashoboraga kuza nkababwira amagambo menshi mutari no gusobanukirwa, ariko naribwiye nti reka mbanze mbareke ubuzima bubakoze hirya no hino, bizatuma noneho mubasha kunyumva neza. Iyi niyo mpamvu nabahembye amasenti 10 ku isaha. Ndamubaza nti none se ubwo ni irihe somo nigiye mu gukorera amasenti 10 ku isaha, cyangwa washakaga kutununuza imitsi gusa? Datukize yarongeye afungura urugi maze araseka cyane, nyuma aravuga ati ukwiriye kubanza guhindura imyumvire, ntiwongere kumbona nk'ikibazo. Ariko nanone niba ubona ari njye kibazo, ubwo nyine biragusaba kumpindura. Ariko nubona ko ari wowe kibazo, nanone biragusaba guhinduka, hanyuma wiga iri somo uzakurana ubuhanga n'ubwenge. Abantu benshi muri ubu buzima bifuza ko abandi bahinduka ariko bo ntibahinduke. Nyamara reka nkumenere ibanga, byashoboka kwihindura kurusha guhindura abandi. Ndamubwira nti ibyo simbisobanukiwe. Ntukambone nk'aho ari njye ugutera ibibazo. Niko Datukize yahise ambwira. Nanjye nti ariko rero wampembaga amasenti 10 yonyine. Ahita ambaza ati none ni iki uri kwiga? Araseka nanone nti mbona ushaka kuntunuza imitsi. Arambwira ati ntureba urambona nk'ikibazo? Nanjye nti ariko n'ubundi ni wowe kibazo. Byiza cyane, niko yahise avuga. Nugumana iyo myumvire nta kintu na kimwe uziga. Komeza iyo myumvire umbone nk'ikibazo. None se reka nkubaze, ubundi urumva byagenda bite? Ndamusubiza nti niba utanyongeje umushahara, nanone ntunyubahe ngo unanyigishe nzabivamo. Byiza cyane, niko yahise ambwira. Ibyo ni byo abantu benshi bakora n'ubundi. Babivamo bakajya gushaka kandi kazi, bagategereza amahirwe yisumbuyeho, imishahara myinshi, batekereza ko bizakemura ikibazo. Nyamara akenshi siko bigenda. Nibwo namubajije nti none se nkora iki? Mfate iyi ntica ntikize y'aya masenti 10 nkore nisekera? Datukize yarasetse ati neza neza ibyo nibyo n'abandi bakora. Uko niko bakora bibwira ko kubongerera imishahara bizakemura ibibazo bafite. Bamwe muri bo barabyemera bakihangana, abandi bagashaka kandi kazi wenda kanari hejuru cyane, bakemera imishahara mito n'ubundi. Nubitse umutwe mu maguru ndatekereza, numva ko rishobora kuba ari isomo ry'ubuzima. Maze ndongera ndundamuka ndamubaza nti none se ubu niki cyakemura iki kibazo? Ati ngiki. Ubwo yavaga mu ntebe ye anyegera maze amfata ku mutwe. Ati iki kintu kiri hagati y'amatwi yawe. Mu kanya kakurikiyeho Datukize yameneye ibanga ry'icyatumye atandukana n'abakozi benshi ndetse na Data ukennye, ari nacyo cyatumye bumwe mu bakire batuye muri Hawaii. Mu gihe Data wize amashuri menshi ariko agakomeza gukina no kugorwa n'ubuzima, yari imvugo yoroheje ariko yahinduye ubuzima bwanjye bwose bwari busigaye. Datukize yansobanuriye kenshi iyo mvugo, ari nayo nafashe nk'isomo rya mbere ry'ubuzima, rikanaba ibanga ry'ubukire. Ati abakene n'abo mu cyiciro cyo hagati nibo bakorera amafaranga, abakire bagira amafaranga bakorera.
mu buzima bwanjye bwose nibwo nari numvise isomo rikomeye kandi ry'ingenzi kurusha ibyo data ukennye yari yarambwiye byose. Kuva ubwo ku myaka 9 yanjye nari mfite, namenye neza ko ba data bombi bashaka ko niga. Bombi banshishikariza kwiga, ariko rero kwiga ibintu bitandukanye. Data wize amashuri menshi yashakaga ko nkora nka we. Ati, muhungu wanjye, nshaka ko wiga cyane ukabona amanota meza, bityo ukazabona akazi keza mu kigo gikomeye. Kandi ugomba kuzirikana ko ibyo bigira inyungu nyinshi. Mu gihe data ukize we yashakaga ko menya imikorere y'amafaranga, bikazatuma nkora ku buryo amafaranga ubwayankorera, aho kugira ngo njye nzayakorere. Nabonye ko iri ari isomo nari kwiga gusa ari uko nemeye akanyigisha, kuko ntari kubyigira mu ishuri. Data ukize yarakomeje ati, natewe ishema nuko warakajwe no gukorera amasenti 10 ku isaha. Iyo bitakubabaza ndetse ngo bikurakaze, nari kugusezerera, sinari kwirushya nkwigisha. Urabona ko kwiga kwanyu gusaba umuhate, imbaraga ndetse n'ubushake ndakumirwa. Umujinya ni igice kinini cy'uburyo ibi bintu bikorwa, naho umuhate wo ni umujinya uteranyijeho urukundo. Igihe cyose abantu batekereje iby'amafaranga, baba bumva bakora ibyoroshye bitabagora. Ibyo bituma nta muhate bagira, ahubwo ubwoba nibwo bubayobora. Ndamubaza nti, icyo cyaba ari cyo gituma bafata akazi kabahemba make? Cyane rwose, niko yahise ansubiza. Hari abantu bavuga ngo nonoza imitsi yabo ngo kuko ntabahemba nk'ayo leta n'ibigo bitunganya isukari bibahemba. Ariko njye mpita mbabwira ko ari bo ubwabo ari bo binonoza imitsi, kuko atari njye ubatera ubwoba, ahubwo ari bo babwitera kandi bakabugenderaho. Nanjye ndamubaza nti, ariko se wowe wumva udakwiriye kubongeza? Ati, ashwi, sinabikora. Ariko usibye n'amafaranga menshi, n'ubundi ntiyanakemura ibibazo byabo. Niba ushaka kubyumva, reba papa wawe. Ahembwa amafaranga menshi, ariko ntiyumubuza kugorwa n'ubuzima. Burya abantu benshi babona amafaranga menshi muri ubwo buryo nta kindi abakorera, usibye kubashyira mu madeni menshi. Ndaseka ndamubaza nti, rero niyo mpamvu nanjye umpemba amasenti 10 ku isaha? Nabyo ni igice cy'isomo se? Araseka cyane ati, wabimenye rwose. Urabona papa wawe yarize cyane, bityo agomba kubona akazi kamuhemba amafaranga menshi. Ariko aracyafite ibibazo byinshi byerekeye amafaranga kubera ko atigeze yiga na gato imikorere y'amafaranga. Ariko ikigeretse kuri ibyo, yizerera mu gukorera amafaranga. Ndamubaza nti, kandi wowe se siko biri? Ati, siko biri rwose. Niba ushaka kwiga gukorera amafaranga, guma mu ishuri, niwo mwanya mwiza wo kwigiramo ibyo. Ariko niba ushaka kumenya uko wagira amafaranga gukorera, rwose niteguye kukwigisha, ariko ubwo bizaterwa n'uko koko ushaka kwiga. Ndamubaza nti, hari umuntu se utashaka kwiga ibyo bintu? Ati, ashwida, kubera ko byoroha kwiga gukorera amafaranga, by'umwihariko iyo ubwoba ariyo marangamutima kugenza igihe cyose iyo ngingo y'amafaranga ivuzweho. Ndamubwira nti, ibyo simbisobanukiwe. Arambwira ati, ibyo ntibiguhangayikishe nonaha. Ubwoba bw'uko badashobora kwishyura ibyo bakoresha buri kwezi, ubwoba bw'uko bashobora kwirukanwa isaha ku isaha, ubwoba bw'uko batagira amafaranga ahagije, n'ubwoba bw'uko batagira icyo bitangirira cyabo. Icyo ni cyo kiguzi cyo kwiga umwuga w'ubucuruzi, maze ukajya gukorera amafaranga. Abantu benshi ni imbata z'amafaranga, hanyuma ahubwo bakarakarira abakoresha babo. Ndamubaza nti, rero ubwo kwiga uko wagira amafaranga gukorera ndumva ryaba ari isomo ryihariye? Ati, cyane rwose.
twicaye dutuje cyane kuri uwo munsi wo kuwa gatandatu muri Hawaii, nibuka ko inshuti zanjye zatangiye irushanwa ry'umupira w'amaguru, ariko ku mpamvu zimwe cyangwa izindi njye nkaba naranejejwe no gukorera amasenti 10 ku isaha. Niyumvisemo ko nshobora kuba ngiye kwiga ikintu inshuti zanjye zitazigera ziga ku ishuri. Data ukize yarambajije ati, witeguye kwiga? Cyane rwose. Ati, nubahirije isezerano. Burya narimo nkwigisha nubwo tutari turi kumwe. Ubu ku myaka yawe 9 wamaze kumva uko bimera gukorera amafaranga. Ugerageje ugakuba ukwezi kumwe umaze ukorera amafaranga n'imyaka 50, wakumva neza uko abantu benshi bahisemo gukorera amafaranga mu buzima bwabo bwose babayeho. Ndamubaza nti, rwose ibyo simbisobanukiwe. Arambaza ati, wumvaga umeze ute ubwo wari wicaye hariya hanze watonze umurongo utegereje kumbona ngo tuganire? Byari bibi cyane. Ati, ugomba kumva ko igihe cyose uzahitamo gukorera amafaranga biriya ari byo bizajya bihora bikubaho. Hanyuma se wumvise umeze ute ubwo Maritini yaguhembaga amasenti 30 ku masaha 3 wari umaze ukora? Numvise bisa nkaho ntacyo ampaye. Numvise adahagije ndetse numva ndi kwicuza. Ati, uko rero niko abakozi benshi biyumva iyo barebye ku mishahara yabo. Biba akarusho noneho iyo leta ibanje gukuraho imisoro n'ayandi make make bagenda babakata. Wowe ufite amahirwe wayahembe uko yakabaye, nta misoro bagukase. Ndatangira ndamubaza nti, ushaka kuvuga ko abakozi benshi badahembwa ayo bakoreye yose? Ati, si uko nabivuga, ahubwo leta ibanza gukuraho umugabane wayo. Ndamubaza nti, ibyo se babikora bate? Arambwira ati, imisoro. Buri gihe uko winjije amafaranga leta iragusoresha, ukanasora iyo usohoye amafaranga. Iyo uyabikije urasoreshwa, ukanasoreshwa iyo upfuye. Ndamusubiza nti, none se mu by'ukuri kuki abaturage bemera leta ikabakorera ibyo bintu? Data ukiza asa nk'ufunga intebe yari yicayemo arandeba, maze arambaza ati, witeguye kwiga? Nanjye nzunguza umutwe gahoro gahoro nemera. Ati, nk'uko nabikubwiye rero hari byinshi byo kwiga. Kwiga uko wagira amafaranga agukorera ni isomo ry'ubuzima bwose. Abantu benshi bajya kuri kaminuza bakiga imyaka 4, maze amasomo akabarangiriye aho. Njye ubu namaze kumenya neza ko amasomo ku by'amafaranga azakomezanya n'ubuzima bwanjye bwose, kubera ko uko amenya byinshi niko mbona ko nkeneye kumenya byinshi. Abenshi iri somo ntibaryiga. Bajya ku kazi bagahembwa, bakishyura ibyo bagomba kwishyura, ubuzima bukarangiriraho. Hanyuma bakajya bahora bibaza impamvu bahorana ibibazo by'amafaranga bikabayobera. Batekereza ko amafaranga menshi yabakemurira ibibazo, bakananirwa kubona ko ikibazo kiba gishingiye ku kuba batarize imikorere y'amafaranga. Naguye mu rujijo. Ndamubaza nti, noneho ubwo data afite ibibazo by'imisoro kuko atumva imikorere y'amafaranga? Data ukiza arambwira ati, dore uko bimeze. Imisoro ni agace gato kagize isomo ry'imikorere y'amafaranga n'uburyo wagira amafaranga agukorera. Uyu munsi nashakaga kumenya niba ugifite ubushake bwo kwiga ibigendanye n'amafaranga. Abenshi ntibabikunda. Bishakira kujya mu ishuri bakiga imyuga runaka, bakajya mu kazi bakanezerwa, bagahembwa amafaranga menshi, maze umunsi umwe bakazabyuka bafite ibibazo byinshi kandi binini by'amafaranga ku buryo badashobora guhagarika gukora. Icyo rero nicyo kibazo cyo kwiga gukorera amafaranga, ariko ntiwige uko wagira amafaranga agukorera. Maze data ukiza arongera arambaza ati, none se uracyafite ubushake bwo kwiga?
ndongera nzunguza umutwe nemera. Ati ni byiza cyane, ngaho rero ugenda ukomeza akazi, ariko noneho nta mafaranga nzajya nguhemba. Ndatangara cyane ndamubaza nti ugize ngo? Ati wabyumvise neza, nta kintu nzongera kuguhemba, uzajya ukomeza ujya gukora ku wa gatandatu nk'ibisanzwe, ukora amasaha 3, ariko nta giceri uzajya uhembwa. Wambwiye ko ushaka kwiga, ntiwambwiye ko ushaka gukorera amafaranga. Ubwo rero nanjye ntayo ngomba kuguhemba. Ibibazo biba byinshi. None bwa busa Robert yaririraga ko babumwatse biragenda bite? Ese arabyemera cyangwa arabitera ishota bivemo? Nabyemera se azabwira se ukennye iki, ko n'ubundi yamushishikarizaga kubivamo? Mwatubwira uko mubyumva hasi muri komenti. Ntimuzacikwe n'igice cya 4. Ni kuwa mbere utaha hano ku muyoboro ubamenyesha ibyo mutazi, ukabibutsa ibyo mwibagiwe. Mugire impagarike n'ubugingo.